umunsi wa kabiri wo gukusanyiriza etanoro zikajya kumenywa. Ni etanoro zafashwe hano mu mujyi wa Kigali zifatirwa mu nganda zitandukanye ndetse n'ahandi zari zibitse mu buryo butemewe, ziregeranwa n'umunsi wa kabiri wo kuzitwara kuzangiza mu kimoteri cya Ndoba. Ziratwarwa rero haba mu karere ka Gasabo ndetse no mu karere ka Kicukiro no mu karere ka Nyarugenge. Nkuko twabatangarije ejo, ni litiro zirenga 170 zigomba gutwarwa zikangizwa kugira ngo zitazongera gukorwamo ziriya nzoga zitujuje ubuziranenge zinangiza ubuzima bw'abaturage. Ikiro gikorwa kiragenda neza, ziratwarwa, nta mpanuka turabonamo ndetse nta n'ikindi kibazo turabonamo. Twizeye ko biri bugende neza. Imikoranire ihari, turi gukorana n'inzego z'ibanze ndetse n'izindi nzego dufatanya mu buryo bwo gucunga umutekano kugira ngo duherekeze cyangwa se turinde umutekano w'iritwarwa ry'izi etanoro. Ni etanoro zitwawe nyuma yaho Rwanda FDA ihagaritse cyangwa se ishyizeho andi mabwiriza akumira itumirwa rya etanoro hanze y'igihugu kugira ngo iri mu gihugu nayo ibanze ifatwe, ibanze iyanwe, iyangizwe, imenwe kuko niyo yakorwagamo izi nzoga. Mwarabibonye abaturage bayifataga bakavanga n'amazi bagatara bagahereza abaturage babyise ko ari inzoga. Byangizaga rero, birakorwa rero mu rwego rwo kugira ngo abaturage bifurizwe ineza, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukuyimena gusa, ni ukugira ngo harindwe ubuzima bw'abaturage. Abaturage rero babyumve batyo, higira umuturage wumva ko ari ukumubangamira, higira ufite uruganda cyangwa se ufite ubundi buryo yahoraga n'izi nzoga ngo yumve ko ari ukumubangamira. Bigamije ineza y'abaturage. Hari ubundi bwoko bw'inzoga bugera kuri 52 bwaraye buhagaritswe na Rwanda FDA kugira ngo gukomeza kujya ku masoko y'u Rwanda. Ngira ngo ndotore mwarubonye, harimo inganda zoherezaga amaproduit yazo mu Rwanda, inganda zo muri East Africa ndetse n'izo mu mahanga. Ikiriho rero no kugira ngo aya mabwiriza agisohoka abagomba gushyirwa mu bikorwa. Ni nacyo polisi dukora, burya dufatanyije n'izindi nzego, turi gushyira mu bikorwa amabwiriza ya FDA ndetse na RSB aba yasohotse kugira ngo ibi binyobwa, izi nganda zihagarikwe gukora izo nzoga zangiza ubuzima bw'abaturage. Turi gukorana rero kugira ngo n'izi produit bongeyemo zaraye zihagaritswe nazo zive ku isoko. Birumvikana aho twahere turujya dusubira inyuma kuko hari amoko yarakiri ku isoko kandi yarayahagaritswe. Turasubira inyuma rero kugira ngo nazo zegeranywe, zishyizwe hamwe, nazo hazakurikiye igikorwa cyo kuzangiza ibi bya etanolo nibirangira. Nibyo nakazi katoroshye kuba mwasubira inyuma nkuko wari umaze kubivuga, ariko se biroroshye cyangwa hari ubundi bufasha musaba abaturage, dore ko abazicuruza n'abaturage, abazinywa n'abaturage? Murasaba iki abaturage kugira ngo uyu murongo muwujyanemo ndetse unatanga umusaruro nk'uko igihugu kibyifuza? Mbere yo kubasaba, reka tube tunabashimire. Ibi byose turi dukora, byose turi kugeraho no kubera ubufatanye n'abaturage. Abaturage bari gutanga amakuru, bari kugaragaza aho ibintu biri, bakanagira n'uruhare no kubikura muri ayo mabutike ndetse no kubikura mu ngo, aho hari n'abo twasanze babikaga no mu ngo. Abaturage bari kugira uruhare rwiza, turabashimira mu buryo bw'imikoranire, ariko turanakomeza kubibutsa nibakomeza uruhare rwabo barwongere. Higira abaturage bijandika mu guhisha izi nzoga, kuko hari abakuru twagiye tumenya ko hariho bamwe bazihishaga bakazitwara mu ngo cyangwa se mu baturanyi ariko bagamije kuzihisha. Higira umuturage ugwa muri umutego ngo yumve ko inzoga bwikuye ku isoko yahisha akajyayo nko gahoro gahoro cyangwa se akazanayigurisha. Naye ngo twibutse abaturage ko tuzayifatana yarabihishe cyangwa se ari kubinywa mu buryo twakwita bw'amagendo. Uwo muntu azafatwa nk'ukoze icyaha, azahanwa n'amategeko. Higira abaturage bagwa muri uwo mutego. Ikindi ni imikoranire, nibongere dukomeze imikoranire kandi turusheho kubyumva, tunigishanye. Umuturage ubyumva nasobanura utabyumva, kuko mu by'ukuri imihini mishitera amabavu niko bavuga mu Kinyarwanda. Hari uwo bibwira uyu munsi ko iyi nzoga itemewe, akumva ko ari ukumubangamira, ariko hari n'ubyumva. Ubyumva ni yigishe utabyumva kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, kuko izi nzoga nubwo twibanda ku ruhande rwo ku buzima gusa, ariko tunagiye no mu mutekano. Izi nzoga zabangamaga
ahantu hari inzoga wasangaga abaturage bahura n'ibibazo by'umutekano mukeya, hari ukurwana, hari gukubita, hari gukomeretsa ndetse n'uburaya. Ibyo byose bikajya no mu kindi kintu cyitwa guhungabanya ituze rya rubanda. Niba ari akabari gacururizamo inzoga, induru yabaga ari induru kugeza mu gitondo, abana bataryama, ababyeyi bataryama. Kubera iki? Kubera aho hantu izo nzoga zabaga ziri kuhanywererwa. Hari n'ahandi usanga haraniswe n'amazina, hakitwa amazina kubera yuko hakorerwaga ibyo byaha byose mvuze. Ngira ngo mujye mumva ahantu bita ku isi ya 9. Ku isi ya 9 mu by'ukuri ntago ari izina ryaho bwite, ni iryo bahahimbye kubera ibikorwa byahakorerwaga bihungabanya umutekano, ibyo by'uburaya, kurwana, gukubita, gukomeretsa, ariko bishingiye ku tubari twabaga duhari ducururizamo izi nzoga zituje ubuziranenge, bityo abaturage bamara kudisinda bagahungabanya umutekano. Ngira ngo ubu muzanajyayo, kimwe mu bikorwa twakoze bya mbere kwari kubanza gufunga utwo tubari, ndetse noneho bihita biba amahire rero hazamo no kwiza inzoga zikorwa ku masoko. Ibyo byose ni ukugira ngo dukemure ikibazo. Hari n'ahandi henshi mu mujyi wa Kigali, muzajya za Bumbogo bita mu Ngara, wahasangaga urugomo. Muzajya za Rusororo, hari ahantu mu isantire habaga habera ibikorwa by'urugomo. Muzajya za Kicukiro Gahanga, mu mudugudu mu kagari k'Akagasa, wahasangaga ibikorwa nk'ibi ngibi by'urugomo bituruka kuri izi nzoka, n'ahandi ntarondoye. Ibi rero twizeye ko uretse kurengera ubuzima bw'abaturage, biza no gutuma umutekano n'ituze ry'abaturage wiyongera.